letter you are going to write? What are you people doing here? Hey guys, waba umumama cyangwa se uri umukobwa? Waba ukunda kuvuga amabanga yawe y'imbere mu buriri y'abashakanye ukayabwira umukobwa w'inshuti yawe cyangwa se umama w'inshuti yawe? Hey, kurikirana inkuru ni inkuru iri based on true story ngiye kubabwira. Ariko guys, nukurikirana iyi nkuru ukumva uko byagendekeye mugenzi wawe avugaga amabanga ye yo mu buriri n'umugabo we, nawe ntabwo uzongera kuyavuga. You snatched your best friend's husband and you're living so comfortably. Abo mwita ngo ni inshuti zanyu, ngo ni best friend wanjye, ngo birakomeye, ngo akenshi hari dusanga ari umwanzi wawe mu ibanga. Ntabwo ari bose, ntabwo abantu bose mvuze ngo ni babi. Ako guys, ngiye kubabwira inkuru iri true story, ikindi kandi yakinwemo na film. Ndaza kwa uploading izina rya filime muyirebe. Ngewe narayenyumvishe, narayindebye filime nijoro, ariko nsacenga amakuru yayo mbona ko iri based on true story. Ndangije ndavuga ati Imana, ndavuga ati reka, kuko nzi ko abakobwa dukunda kuvuga, ndavuga ngo reka iyi nkuru nze nyibwire abashuti banjye, abantu tuziranye bose bayimenye, especially abagore n'abakobwa. Ariko nubwo ari inkuru, ako nanjye nyine icyo kintu wenda njye ntabwo byari mu buriri, ariko nanjye ibyo bintu byigeze bimbaho. Like nabaga i Butare mfite boyfriend, arahita yimenya, ariyizi, ubu ni ex, tubanye neza nta kibazo. Noneho mu gipangu twabagamo habagamo nyine aho mama yabagamo afite n'akabebe. Noneho nge boyfriend wanjye yari physically nge n'umukobwa ukunda nyine type nyine, reka nayo kubivuga tuzakigarukaho icyo kiganiro cy'aba type nkunda. Noneho umusore nyine yari mwiza, type nyine navuga ko ntacyo yari atwaye. Ako kubera kugenda mvuga ikintu cyari cyose nakibwiraga uwo mama. Twashwanye, twakundanye, twasohotse, yambwiye ibi, twaganiye. You know what? Byaje kurangira daba mu ntwaye. Yewe ntabwo mwabyumva, ariko ibyo ntabwo ari byo nashaka kubabwira, ahubwo ngiye ibyo bintu, iyo experience ndayifite nyine. Ni ibintu byambayeho, like nahuye nabyo kandi si rimwe, si kabiri, si gatatu. Ngiye kuva nabahunze ndanye n'abasore batatu, ariko ndagira mbabwire ko nta numwe bitambaye ibyo bintu by'aba best friend. Mubwira amabanga yanyu yose yo mu rugo, yo mu buriri, none especially mu buriri. Nk'umama wubatse ugasanga ari kubwira mugenzi we, umugabo wanjye ngo bigenda. Kurikirana ino nkuru wumva ko mugenzi wawe byamugendekeye, nta nubwo yari umumama, yari girlfriend nyine bakunda. Wumva ukuntu byamugendekeye, urahita umenya icyo gukora nawe, umenye kwibikira ibanga ibyo mu rugo rwawe, undi bumubwira ngo bigende ute. Hello guys, please muntize amatwi yanyu maze mwumve ino nkuru, especially abamama n'abakobwa n'abasani. Inkuru rwose igiye kubafasha kugira ngo muhindure ibyo mwakoraga bijya bituma abagabo banyu mushiduka barakundanye n'inshuti zanyu magara, kandi nta rundi rwango, ahubwo kuko mwagiye mubabwira amabanga yanyu y'imbere mu buriri, ndetse mukababwira n'ibitari ngombwa ko bamenya. Rero iyi nkuru ngiye kubaha nizere ko iri buze kubafasha mwese aho muri, maze mukabasha kujya mwibikira ibanga, ndetse mukagira ibyo muvuga ndetse n'ibyo mureka. Banje kubasuhuza rero, mbahaye ikaze mu nkuru yacu y'uyu munsi. Inkuru yacu ni inkuru iri based on true story, ariko yanakinwemo filime y'abanya-Nigeria, yakinwemo filime n'abanigeria bayita Baby Boy. So guys,
Iyi nkuru yacu itangira ari abakobwa babiri bari mu biro bicaye ahantu baba bakorana ari inshuti nziza, ndetse umwe ari kubwira mugenzi wiwe yuko boyfriend wiwe ari buve mu mahanga akaza kumureba. Uyu mukobwa aba yishimye cyane, ari excited, afite ibyishimo bidasanzwe, mbese ubona ko ari ibintu nyine bidasanzwe. Noneho inkuru yacu ikurikira tubona umusore avuye mu mahanga ari mu modoka akaza mu rugo akaza kureba girlfriend we, bagahoberana cyane bagasomana ndetse bagahita bajya mu buriri bombo nyine, namwe murabyumva. Ubwo mu gitondo cyakurikiyeho umukobwa yagarutse mu kazi afite ibyishimo, abwira mugenzi w'ibijyanye na sheri we, amubwira uko ngo sheri we ngo arenze mu gikorwa cy'imibonano, ewana ngo jagajaga inguni zose. Njye ntago mbizi, ndacyari muto ntimundenganye. Noneho uwo mu best friend yatangiye atabyitayeho, abona ari ibintu nyine bitarenze, ariko uko uyu mukobwa yagumye abimubwira yishimye afite akanyamuneza, yatangiye kubyumva. Bakiri aho wa mu boyfriend ahita aza ku kazi azaniye girlfriend we indabyo, yewe barahoberana cyane barasumana, amuha za ndabyo. Wa mukobwa arabareba barabitegereza ariko ntiyabyitaho, maze boyfriend abwira girlfriend ati ndashaka ko dusohokana tukajya kurya ibya saa sita. Nuko umukobwa wifitiye umutima mwiza aramubwira ati reka tujyane n'iyi nshuti yanjye nayo tujye gusangira. Si uko mwikurura ibibazo. Nuko baba baragiye bajya gusangira ibyo kurya, ariko uyu mukobwa atangira kujya yitegereza aba bantu baba bakundanye cyane basomana, mbese bakora ibintu byinshi. Umunsi wakurikiyeho umukobwa n'umusore baba bibanira mu nzu, baratashye bararyoshya nk'ibisanzwe, baba bakora bwombo, mbese nyine babona ko ari ibintu byabo da. Nuko umunsi wakurikiyeho uyu mukobwa asubiye ku kazi, n'ubundi abwira mugenzi we ati sheri wanjye ewana ibyumba byose mbese amakosa abagore mukunda gukora. Nawe abwira mugenzi we ko igikorwa cyo mu buriri kigenda, maze wa mugenzi we atangira kubitekerezaho, gusa ntiyabitindaho. Umunsi wakurikiye umukobwa yaratashye nk'ibisanzwe na sheri we mu gitondo. Umukobwa yari yagize isabukuru, sheri we yamuhaye amafaranga menshi cyane akabije, arangije amuha gift y'imodoka. Uyu musore yari azi gutanga keya, nanjye namwemera kabisa. Yari afite keya hahandi nawe nyine wumva ko nyine ibintu birenze. Maze umukobwa asukuza mu kazi ari kurata ko ntagiti, wawe sheri wanjye yampaye imodoka, yampaye amafaranga. Bya bindi abakobwa mwirirwa mukora mutazi ibyo muba muri kwikorera. Uyu mukobwa mugenzi we yatangiye kubitekereza, arangije atangira kwiyumvamo uyu musore. Maze bakibivuga wa mukobwa aramubwira ati nanjye mfite sheri. Ubwo umusore yari yasabye sheri ko baza gusohokana bakajyana gusangira. Aramubwira ati wahamagaye uwo sheri wawe akaza tukajyana na sheri wanjye muri sabukuru yanjye ko turi busohoke. Maze uyu mukobwa agihamagara sheri we, sheri we ahita amubwira ati sheri mbabarira unguriza amafaranga, mfite ikibazo gikomeye. Umukobwa aramubaza ati sayo naraye ngwaye nijoro wayasize he? Maze umukobwa yumva arasebye, arangije mugenzi we amubwira ati ihangane nta kibazo, nizere ko mumeze neza. Uyu mukobwa yumvisha asebye, urumva kubona umugenzi wawe afite umusore uri kumuha amamodoka n'amafaranga, wowe wawe ari kuguhamagara ngo umugurize amafaranga, nyamara na nijoro warayamugurije. Nyine uyu mukobwa ntiyabitinzeho, ariko baragiye barasohoka barasangira uwa batatu. Again wa mukobwa yarongera kwikururiza mugenzi we, maze barangije bajya mu rugo babaguma gusomana, maze bajya mu cyumba. Uyu mukobwa inshuti ya wa girlfriend wacu yegereye ku rugi yumva ibyo barimo, maze atangira gukwarwa, maze atangira kwimagina wa musheri we ari we bari kubikora da. Atangira kubona sheri w'inshuti ye ari bo bari kubikora. Imagination namwe murabyumva. Maze uyu mukobwa atangira gutekereza cyane, atangira kugira ibitekerezo bitari byiza,
akunda umusheri wa best friend we kubera kwirirwa muvuga amakuru y'ibyanyu byo mu buriri. Nawe yarabiyumviye da, yumva mu cyumba bahanishije, aravuga ati saba ari ngewe utumva ko ibyo byishimo. Uyu mukobwa rero umusore barabyutse, girlfriend waramubwira ati rero girlfriend wanjye mama arampamagaye, mubyo arampamagaye mbwira ko mama ari mu bitaro, maze aramubwira ati noneho reka ngende njye kwita kuri mama. Maze boyfriend aramuherekeza rwose n'umutima mwiza aragenda. Wa mukobwa wari uri ku kazi yatangiye gupanga imipango mibi cyane, aragenda ahamagara umukobwa, maze umukobwa amubwira ko adahari. Amaze kumva ko adahari sasa yaragiye aragenda ajya aramubwira ati ndashaka laptop iyo ku kazi hari ibintu nshaka kurebamo. Undi aramubwira ati genda ujye mu rugo, baby boy arahari, cyane ko izina rya filime hano bahise baby boy ariko ni inkuru true story yabayeho. Noneho ubwo wa mukobwa aragenda ajya mu rugo, umusore amuhereza laptop, agiye kugenda amwata ariko twaciringa tukanaganira nkarushaho kumenya inshuti y'umugabo w'inshuti yanjye. Ubwo yemwewe baba baraganiriye, banyweye amayoga, baranywa barasinda. Wa mukobwa kuko yari afite target, ubwo mu kwa gusinda yahise azamura umusore mu haruguru mu buriri, bwomba ngo pa hakurya hakuno, nawe ibyumba byose baba barabijagajaze nk'uko babishakaga. Ubwo mu gitondo barabyutse, umusore agira umujinya ahita amusohora amuga ati genda. Ako umusore nyine yumva arahemutse, yumva afite agahinda, avuga ati nciye inyuma girlfriend. Ako namwe murabizi ko iyo bintu byabaye biba byarangiye. Nuko umukobwa yaragarutse mu rugo nk'ibisanzwe, ariko asanga baby boy wiwe ntago ameze neza, aramukingurira nta keya, yaramuteruraga mana, ukabona ni ibintu biri romantique ku buryo nawe wifuza ko umuntu wese da mwakundana akajya bigukorera. Ubwo umukobwa yaje ku kazi, maze umugenzi we aramubwira ati se baby boy amakuru urumva hahiye. Umukobwa atangiye kwimva nk'uwa musore, ati muhamagare umubwire aza tujyane kurya. Umukobwa ahamagara sheri we, undi ahita atangira kwitera makeup, maze aramubwira ati yewe ni makeup gusa, nta bintu birenze tugiye kurya. Mujye mwitondera abakobwa baza bimakiye bya danje mu gihe bazi ko baje gura n'abasheri banyu, mujye mukeka ikintu. Nuko birangira umusore ataje, umukobwa arababara cyane ko kuki ataje, ati yewe yohereje amafaranga n'ubundi twajya kurya. Ariko nyine nuko uwo mukobwa yari ameze nk'akana, yakaba yaraketse ikintu, njye nahita nkeka ikintu. Nuko ubwo wa musore nyine wa mukobwa arataha, ariko akabona ibintu bye na sheri we ntibimeze neza. Mu gitondo agaruka mu kazi ari kurira, avuga ati sheri wanjye yahindutse, sinzi icyo yabaye, sinzi iki n'iki. Mu gihe bakiri mu kazi wa mukobwa atangira kuruka da, kumbi inda yamaze kugeramo. Nuko nyine mu nshuti waramubwira ati sheri uratwita. Ubwo ni ukuri ka girlfriend kacu nta kintu kaba kazi nubwo kabikeka, ati uratwita. Ndi nipimye nyine ndatwite. Nuko nyine ntibabitinda, aramaze papa w'umwana, ati papa w'umwana munyereke ati nta foto yengira, nyine ntiyabitindaho. Ubwo arangije umukobwa ahita agenda yicaza wa musore nyine, uwo mukobwa nyine mu best friend we yicaza wa musore amubwira ko yamuteye inda. Umusore aramubwira ati njyewe ndifuza kubyarana na sheri wanjye, gute bimeze bite? Umukobwa atangira kumuteranya, sinabibabwiye mwa bagore mwe mwa bakobwa mwe, atangira kumuteranya. Uriya mukobwa guca inyuma, ntago agukunda kuko agukunda kubera ibyumuha, agukunda kubera ko muryamana akanyurwa, abandi batajya batumanyurwa. Rero ntago agukunda, aba arabateranyije. Amaze kubateranya umusore yatashye yarakaye, yagize umujinya, umukobwa ari ingingararira, ariko nyine abakaba mujya mubikora murabizi. Nuko umukobwa abyutse dasanga umusore yapakiye yagiye. Umukobwa ararira, umushuti we shamunyumvire inzoka z'abagore tugira. Umushuti we yaje kumurwaza, umukobwa yarembye atari mu kazi, wenda rwamwirukana aramurwaza muba hafi, kumbe yewe niwe uri kumutwana, we nyine wabiteye. Ntangira aramubwira ati inshuti yanjye rero ejo nzagenda nzimuka gende. Ati sugiye ati papa w'umwana yansabye ko nimuka nkajya kuba mu wundi mujyi. Nuko nyine umukobwa aramwase wanyitse ifoto ya papa, ati ntago ajya akunda kwifotoza. Nuko umukobwa asigara mu marira akira, nawe atangira kuruka. Arangije ahita asanga aratwite.
umugenzi atamugira inama ngo ndayikuremo ntabwo wakipinga inda y'umwana wanjye se yagiye no ku kazi bakwirukanye. Umukobwa atoya umwana wanjye n'uwanjye ndamugumana. Umukobwa ahitamo kugira ute, ahitamo kugumana wa mwana, ariko mugenzi we ko yari azi ko ari inda y'umugaye y'uwo yamutwaye yaramugiriye amati kuramo iyo nda ntabwo wabyara undi aranga. Ubwo umukobwa yagumye mu buzima wenyine aratwita, bahitamo kureka inda yarakuze yarabaye nini, aratwita umwana akajya arira agahamagara umusore akanga kumwitaba. Wa mugenzi we nawe yimukiye mu wundi mujyi ajya kwibanira na wa musore sha, bameze neza bajya gushopinga. Ubwo mu gihe bari gushopinga sasa umukobwa w'inshuti ye wa mu girlfriend abarababonye abafashe amavideo abahamagaye aramubwira ati bimeze bite ko mwinshire wari kumwe na runaka. Yewe mukobwa nyine abaratunguwe aravuga ati no my boyfriend how. Ariko hagati aho wa mukobwa nyine atari yatwite, umugore wa mukobwa yaragiye azana umusore amwishyura amafaranga, araza amuryamisha aho ngaho amufotora amafoto kugira ngo yereke wa mu boyfriend wiwe, ariko bataryamanye nyine. Ubwo umukobwa nyine ngarutse aho nari ngeze bagiye nyine yahise afata imodoka nyine aragenda. Ahageze ahita asanga bari kumwe ati ewe yasaze ati nibi wankora abakobwa nyine ntabwo nshaka kuvuga nk'uko yavuze, ako nyine yarashaka aritunganya. Umusore akarwanirira uwo nguwo nyine wa kabiri uwo mu best friend kavuga ati ngewe bambwiye ibi n'ibi. Ubwo baba bisubiyemo barabicoje, aramubwira ati ngewe ntabwo nigeze nguca inyuma n'umusore warimo, nta mugabo uraryamana nanjye usibye wowe. Bakajya bashaka kurwana nyine umusore akabitambika. Ubwo umusore ahise afata umukobwa n'izo nshuti ze abashyira mu modoka arabajyana abazana iwabo w'umukobwa ngo baje kubaza umuzamu. Noneho umuzamu baramubaza arasobanura aravuga uti ngewe umuntu waje mwana umusore n'umwe nabwo yazanywe n'uwo mugore watwaye umugabo w'abandi niwe wamuzanye, ntago ari mabuja wamuzanye. Ubwo mana we umusore arumirwa n'abo ngabo bose barumirwa. Ubwo nyine babamenye ubuhemu n'ubutindi bw'uwo mugore. Uwo musore atungwa no kumenya ko umukobwa atwite inda nkuru ntabyo yarazi. Nuko nyine ubwo umusore aragenda arapfukama asaba uwo mukobwa imbabazi amubwira ati mbabarira. Undi nyine agahinda kari karamwishe nyine avuga uti umuntu wanciye nyuma na best friend wanjye. Nyine umusore amusobanura uko byagenze, kunamubwiye ngo bafite abasore benshi. Nuko nyine ubwo umugabo nyine asaba umugore imbabazi. Nuko filime yarangiye, ariko ni true story. Ubwo namwe nizere yuko mutazongera. Ngayo nguko rero mwakoze gukurikirana Sonjera mu nkuru y'uyu munsi. Nizere ko abapapa abamama abasore n'abakobwa mwese iyi nkuru mugize icyo muyikuramo. Mukande subscribe naho utaha ibiganiro byo nakagaruka, ndetse n'inkuru nzajya mbibaha buri munsi. Kandi nizere ko nta muntu n'umwe utari wakora subscribe. Love you guys.